nabonye byinshi kandi nabonye byinshi. Kaze neza ku Ijwi Rishya. Imigani, insigamigani, inkurumamo, amateka, imyidagaduro n'andi makuru yungura uzayakurikira ku Ijwi Rishya. Ibyo nibyo bituma ukanda subscribe kugira ngo uzajye udukurikira. Ni nabyo biguteye gukanda ku nzogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu bishya bigisohoka. Yego, ndacyakiriye. Ni akayira kajya mu kigega cy'umuco. Reka tugaruke ku mugani wacu, umutima utiga. Uyu munsi turagaruka ku mugani witwa umutima utiga. Kera habayeho umugabo witwaga Mutuzo. Mutuzo uwo yari umuhanga mu mirimo ye yose yakoraga, akayikora neza, akayinoza, agatangarirwa na benshi. Ariko ikintu kimwe cyari cyaramunaniye mu buzima bwe, kwari ukugenga amarangamutima ye mu rukundo. Mutuzo yari yarigeze gukundana inshuro nyinshi, kandi buri gihe yacaga mu gahinda k'urukundo rutagendaga neza hagati ye n'abo yageragezaga gukundana nabo bose. Nubwo byamubabazaga, Mutuzo ntiyahagararaga gukunda, ariko kandi bikanamugora gukura isomo mu rukundo rw'abo yagiye akundana nabo bose. Bidashize kera, umunsi umwe ahura n'umwari witwaga Muneza. Uwo mwari yari umwari mwiza koko, ushinguye, wirabura, ufite amenyo n'amaso y'urwererane n'ishinya yirabura, urusogo rw'umuteto w'ubutoya rumutemba amatama yombi. Mutuzo nyuma y'igihe yari amaze yibwira ko atazongera gukunda ukundi. Bidashize kera umutima we wongeye gukomera no gukunda kurusha ubundi. Yumvagamo ko atazongera gukunda nyuma yo kubabazwa kenshi, ariko akibona Muneza, Mutuzo amera amababa ava hasi. Umutima utangira kuvumera nk'uvugutira umurya w'inanga. Mutuzo ibihe byose byari bisigaye bimeze nko kurota, atarambirwa kureba Muneza, amufitiye ubwuzu ibihe byose. Igihe kimwe Mutuzo aricara ariyumvira, agarura akenge, aribwira ati, sinzi ukuntu nari naribwiye ko ntazongera gukunda, ariko uyu mutima wanjye ntabwo wiga. Ntiyashoboraga kwiyumvisha ko yongeye kwiroha mu rukundo nyuma yo kubabara kenshi. Mutuzo yakomeje kwibaza impamvu umutima we utiga mu byo yanyuzemo, akicara akiyumvira cyane, akibaza amaherezo yo guhora umutima we wikururira amarangamutima menshi, nyamara azi neza uko yagiye ashengurwa. Nyuma y'igihe yasanze ko umutima ari nk'ikirere gihindagurika uko gishatse. Ejo ni umuhindo, ejo ni urugaryi, ejo ni itumba, ejo ni impeshyi. Umutima wo ejo ni umunezero, ejo ni umubabaro, ejo ni uguhana, ejo ni ukubabarira, kubabarira uwo ukunda. Umutima w'umuntu uko waba warababajwe kose ushaka urukundo, kuko urufite afite Imana, kandi urufite afite amahoro. Isomo riri muri uyu mugani rikomeye riragira riti, umutima w'umuntu ntushobora kwiga kwanga urukundo, kandi ni n'intandaro y'ubuzima buzima n'ibyishimo byarwo. Uyu mugani kandi ntuwugana kariho.